Ndi papa Sava. naho biriya bintu wari uhisemo rero biriya ni iby'abakecuru madodo nawe nazi kureba ibigezweho ni ukuri kw'Imana madodo njye nabimweretse kuri telefone utazangwa rero bino bintu uri guhitamo ntago twabigusuka pe by'abantu bo mu cyaro bitamubereye wanyagiye muri oya pe oya none ko byose nabikubwiye ndakubwira nti n'ubundi ubyeyi byose didasene ntago ari bubyemere njyewe biriya sinabyemera usiko nanjye uko ngana uku ntabikoresha ariko uriyemera oya ntago ari ukwiyemera rwose kandi nawe nta nubwo uzi ngo umukobwa wabikuyeho ni uwaheye ni kwa kundi tugenda muri bisi ugasanga umuntu ati turatuntu madodo wongereho utuvuta yego buriya rero ni uko utabizi nteze twebwe rega nuko ndi kumukatira ndaje saro yacu iraza abantu ugira ngo ndahita ngusoza humura ndahita mva umukiriya wanyu uhoraho pe ahubwo se ujya he handi hatari mu gahege ni saro ahubwo n'ubutaha ujya uza tunakumeseremo tumesamo n'imisatsi ya natirere nimambura nzahita nzajya nza buri gihe pe ase madodo wabonye uriya mwiyemezi wari uri hano ejo avuga ngo azikotsa neza uriya yahurirayo na manudi ujya ukubitaho n'utuntu tw'uturinguye manudi se we bite byiyongeye manudi simwemera atari ntuzatungi watetse rwose nta bindi burushete zamba nshaka kurya hatungi rero kubera kubivanga n'akandi kazi nawe ese ubundi we hatungi bimeze bite ariko ubwo wagiye umbaza ibintu bigendanye n'akazi ubwo se nakubwira ngo hatungi bimeze bite tubyihorere hatungi bimeze bite mu by'ukuri tubyihorere n'ubundi nta kundi byagenda se maduka usigaye ushaka gutaha kare mu kazi hari ibindi bintu hari ikindi kiraka nabonye cyane mugoroba oyaze muri biriya bintu byanjye byo gukora rero mvuga nti ngomba gutaha kare kuko ntangirayo 2:00 2:00 rero ntabwo uzabihuza no gusuka ni si mpamvu simba nshaka abakiriya bo ku manywa ariko sha madodo umva shu none se uramukiriya muremure mwegeranye hariya ukorera ko numvishe nawe ashaka gusuka rero ko uraca ukatwamamariza kandi n'ukuri ibintu byose turabisuka pe ndagenda nireba mwiriwe papa Sava Bitara sawa saro biragenda cyane nose ko mwakoreye hanze twakoreye hanze tugera twumva dushatse akayaga ko hanze hanyuma se aka kavura madongera utuvuta aka kavura nako ntago kari katworoheye twabonye rero kagabanutse tuza gukorera hanze papa Sava none se manudi ariyora manudi yaragiye kuzana uturungo ariko arahari imbabure irimo iraka twabyutse tugakora uyu ni uwa gatatu tugiye dutangiye ariko aka kazi ni keza yego ubona ko kwishyira none se abakiriya bagenda barushaho kwiyongera tukwishyira nabi yeda ariko tubwirire mana banza azana akantu ko ubwo muri kwinywera kubusuka ikinyabutatu iyi ni nyabutatu y'utumisi iyi niyo bungu bashaka yazana retusha ariko njye byo nari nzi gusuka kera si ibi nari nzi by'amarasita cyangwa amanuza n'ibigorobebe nigeze kubisuka ibigorobebe ntabwo ari byo yahisemo uyu ni inkumirega kandi murabukira se hasi cyane se ko ukubizi papa Sava kugira ngo twageza tutanyuze mu nzira nyinshi twara ngwiki njye noneho nushaka gusuka ibiryano penso uzazundeba buretse wumve yatangiye gutwibira abakiriya kandi papa Sava uzabijya uyisuka wowe ntayisuka n'udutama terefe wowe ngende umudutravo tebya ahubwo utanyicira akazi ubusuzotsa uzasuka ubatubwirire manudi oya nihangane aze tumuhe gahunda umukiriya wacu se ko aba yaduhaye neza imyenda yawe ntabwo yajyana aho ni ukurya muri tipu uyu munsi wa gutya se wabimenye uko basuka terefe gutya uri kubibona udufe na terefe ibyo ni ugusoza ukagira ntabwo ugapfundika gutya iyo ugakojeje mu mazi akira didasiye kwihambura banza ukureho zino ingosha
papa sava ariko urumva nanjye ko mba mbizi ntabwo ubizi ariko ibintu byo mado kuvuga ngo dukarage baze gutya kugira ngo kukureba. amavuta dufate shu Aho kuki abasutsi bose bakunda kubakana ngo shu. Bari nk'abandi bagenda bacuruza imyenda agenda baguhamagara ngo tanti. Sawa. Nawe ngo ni yego ye ashyiraho n'udutunguru kuri ibyo twavuganye mwari mwavuganye kare ariko nuko ndeba asigaye nawe agenda bigura intege Manuda hase ko amaze kuhagira iwe ariko ujya ubona ukuntu kari agahungu kigira utesha mutwe ryako nibyo nawe ariko none nimumaze kumenyerana umva rero mbabwire mwebwe reka mbabwire buri ibintu mutazi ase umwumvise kuri uwo muri burangize kunsuka kwe. ariko bitebye nese hasuka umunwa kwasuka amaboko ubura rwose madoweho gira vuba gusa umva Nanjye komeza kandi- story ngiye nigira kuraje Umva rero. mbwira ibintu umva rero sha madodo kwa gatandatu nkuvira suzi ko nari mvuye hano nkubwira ngo ngiye kugura ji yo gufungura muri alimentation navuye kare koko nzindutse mugendere noneho ningerayo mpure n'igitipe kimeze gute gihagaze oya cyiza umutipe nkimubona aretse sha banze ntangire gutangira umukiriya biba bigoye odida ibi nibyo dupfa rero nawe ariko se wagiye ureka umuntu agatuza Babarira. nyibona rero wa mutipe Ngiye. ndamukunda nivayo nshaka buryo bwose turamenyana mba ndagiye jiri ko nari maze kuyigura nuko bamwisitajeho mwisitaza nyine bya bindi by'imitwe nawe urabyumva byo kugira ngo ndebe ukuntu twaza kuvugana kagira inkuru ariko urumva ni nk'aho ari we wababaye njye namusitayeho byo kugira ngo byibura mvugishe ababaye andeba nabi ariko musaba imbabazi ndamubwira basore ngo basore shaka mukurikirana inkuru arangije nyine musaba imbabazi byo kugira ngo dutindane mureba imbabazi arazimaye kumva arangije ndamubwira turaganiramo gakeya ariko ubona ko ari njye ndi kumutinza ndangije ndamubwira ni uzagira ute uzagura nyine njye namusabye imbabazi ariko njyewe mwumvisha yuko ari njye ubabaye uri kumva ntari kuzagura ati nta kibazo Sazi ninga nagufasha. oya wikivuna twese tuba dufite uburyo turabigeraho ahubwo mbwire nimba ntari kuko babaza wowe mbwira umutipe rero mba mwatse nimero mu bwenge bukomeye kuko nari mwibwirishijwe ntari kuzagura kandi ngiye n'igifi gusa ati nta kibazo ati se ko nanayitahanye ubwo uri kumva njye nese ngira ngo aravuze ngo nzaze ejo ahubwo nangira kwibukinga reka rero nzagere mu rugo nagezeyo telefone ndi gukanda yesi nkongera nkakupa muhamagare bose mwakana nimero ko ngo ogiza ngo ki noneho tuvugana naramurebye mbona ubwiza bw'uko abumbura akanwa mbona bwikubye kangahe mbona bwikubye kane oya nyigera rero hafi yo mu rugo nkahamagara nimero ye mwongera nkakupa mwongera nkahamagara ariko itaracamo yose yasigaye mpisha ibintu byinshi ariko burese mwongera nkakupa ndangije ngeze mu rugo ndamuhamagara yanga kumfata ndamuhamagara ubundi aramfata ariko nkumva ntanzi ntananyitayeho ndangije ikindi cyumweru ndamwibwira ndamubwira ni yewe warindira shira icyumweru nese ko numvaga atananyitayeho nari gukora iki uza hano buri munsi ibyo bintu ntukabimbwesha usigaye mpisha amabanga ariko ubwiyo ni inkuru wavuga Bageze kwa tukiyumvira. Kubanza okay ngaho mbwira mwe muretse ndode mwabantu mvuga rwose shaba dodo nimba hari ikintu okay ngaho twagiye comment izo ndazitera byaranye nimba hari ikintu numvaga iyo nkuru ari inkuru ishyushye ndangije icyumweru gishize uramuhamagaye icyumweru gishize mba namuhamagaye ati nibwira ndamwibwira noneho neza ariko sha umutima uri muri bi
aransubiza iki se ari bumbwire ko nta kibazo kumugera iwe se wari wabonye yaguyemo mbere cyangwa abona reka da mbere ntabwo yari yakaguyemo ariko maze kumwibwira musaba se nagusura ati wansura reka rero nzagende nigize gute nahagaze ndi ibiryo bihiye ariko igihe nakubwiraga ngo ngiye gushyiraho ka make up ntabyo wibuka ndabyibuka uriya munsi rero uwo urya munsi bandagiye ndirunze ndimakiye mbandagiye umukobwa hagiye muri make wagiye uri ibiryo nagiye ndi ibiryo noneho biri ku isahani nagiye ndi ibiryo biri no ku isahani ngeze rero umuhungu ngo iki arareviza moteri umvaga kubita kariburateri uravuga ngo umva ndakubwira ngo grise zose akubitamo vitensi ya mbere ya kabiri agakuramo nta mwanya wo kwitekereza madudu nahise mba pararize mera nk'ikigo ry'ibaro noneho nibagiwe ko nagiye mubwiye ngo yafinda yiryo uraje ntumbwire ko wabuyeta nariye ngo ndya ntabwo ubwo bwenge ari kubugira mbugira se indyo yari injyanye ngiye narayibonye bitanicira uri kumva ariko ndakubwira ngo kuva nava isiko burya hari ibintu bijya biduhagarikira akazi wakinuwe ukajya usuka ukumva ibintu by'imigongo ukumva hari ahantu utari ingingo ntiziri gufata wagira gutyo ujya gufata benshi ukumva harimo umugaga abana ariko narafungutse buro barazifunguye ese niyo mpamvu utagita ku mugongo uzanyitegereze wandangiye se sha nanjye ko nsigaye mpagarara nkumva umva madudu umugongo wanjye ntabwo uzi ko najyaga nkasuka umuntu umwe utu tugambo twose naraduhagaritse erewe ngo barabanutse uyu ni uwakanga none se wandangiye nyine uyu ni uwakanga nese warebye umuntu nge nasutse kare nk'ubu urabona bitananiye no mbwira ngo uyu mukiriya ni uwakanga ni uwa gatatu ubu se urabona butakwira afashe n'undi none se ubu cira menshi rero nyamara nanjye wakandangiye dore reka ngubwire sigaye mpagarara iminota ingahe bikanga rero ntabyo zisha ngwara ya dede inkweramo dede wenyine azazana ibintu byo kuvanga ibyazari bene zari tarante ubu njyewe ndi mva tuzabura ubwenge ubu njye ndi mu mubombogotano gusa subizi ko hari story wigeze kumbwira yenda komera nk'iyi ubu ngubu nizere neza ko ibyo bintu ari ibyanya byo umuhungu mwakundanye nanirwa ubu ujya mu kinamba koza ngo uzajya ugenda uri umuhirimbiri genda ni ibintu bitafite 12 ngo shangiye ntago ndi kubyizera kugira ngo byizere munyereke uri kumbona adidasiye munyereke uza gukora kuri mukwereke hese ubu namugendanye wa telefone yawe ntabwo ujye uyisiba ni ngombwa se ngo twifotoze ariko ntukagira amafebe umva mbabara umbwiza ukuri ushaka ko yavuze ibintu byose abeshya didasiye ubushize ristori yambaye ndakumera niyi amaze gukubitamo ubucupa ubu bubiri yasambwiye ati bya bintu narakubeshya narakubeshyaga rero didasiye wenyereka ndatamubwiye kano kangabanyirizaho gato gabanyaho gato mbabari binyereko mu ngo ndatamubwiye nimukwereka amadudu izina ry'Imana amafaranga nakoreye umunsi nubona ari mwiza uzancira uyu munsi ndayi oya nozandate ibintu by'inzobe bana ngo nimwebeze ibikara turatubiye bebe ibikara tugize gute oya humura nukuri ngaho nyereka kiriya nitukubangamira sho twa dusara yacu kunda gukora igize iti yisanzuye abakiriya twe tubanza kubiyegisikiriza kugira ngo tutaza kubabangamira ndashaka nawe numvishe umunyarwenya umva ngaho munyereke ngiye ndaza gutuza ruko mumbabarira uretse umukiriya si komande twakoresheje mu gikoni ndayishyura umva nange ibyo kunywa ndabyishyura shati tasibwa ari gashyira hasi hajemo akantu ko kumva no kurya byose turabyishyura turabetinga zana nyine umva nimusanga uwo muhungu namwe mumutikira oya humura madudu ko nkuzi humura cyasubize ko maze igihe meze neza mfite umuhungu dukundana umuhungu mukundana se umuhungu umeze nk'uriya kepoenti ahuriye n'umupite wanyu ibintu bya kepoenti umva ni umuhungu ugize ukubiyezana muhanda ariko nyereka mbabarira reka nzi shusi mubivuze adidase karekera aho ngaho nanjye humura nanjye mfite uwanjye humura nahumure njyewe muye muretse
kandi umuhungu wemeje uko nguko ntago turi bumurateho inzobe rwose akamenshi gato keza karinganiye shadi dase ntago twarindira ko iyo menshi nawe uyirangiza mereza dore ko umunwa ubukuru mereza ka akira ngiye mfite amazi nimushake muzandangize ariko mubanza mubwiye starirangira ariko shanisha mbabwire hanze hari abake vuga ngo hari abatipe ureke ziriya nyiga guhuma ariko sha igihe nagiriye ivugire kanze nkwereke ako gisubiza kugira ngo kanze nkwereke ubone ko ngewe ntandukanye nawe turi bwumvikana ngo umuhungu bahuriye baratahana n'iki ariko madudu utazagira ngo ni ya magambo ya dida zana hano kandi unyereke ifoto muri kumwe ndakuzi neza gusenga kwawe ntimwatandukana ntabwo turi kumwe byonyine ntimwatandukana usibe kumpa zaza dusoma nta cyangwa duhagaze ifoto isanzwe ubusaba mwani ifoto didasiyene ariko ko nsigaye magaze be yego be twereke ese kumbe murayashyira he tondo uhagaze icyo kunywa icyo kurya turabyishyura hano bataha amabuna areba hejuru ninde ngaho reba buretse zamura iyo urimo ako kagofero reba we reba frowa kintu reka mbere mbanze nzuminge ndewe ndabona iyi foto yambaye n'amatuza hejuru matuza koko urumva kuratangiye kumukunda nawe ngo afite amatuza hejuru nange nyereka dida baye ari byo nukuri bibiri ndabakomye ndabemeje wamanutse akira buretse nkwereke reba uwo mukufi reba we karitasi sace n'izindi nzira ubwo none nabyemera ko ndi singo unyereke yaje nirebire akira reba haha we madudu mba nkukomye haramba nkufite Imana hano muraziranye tuziranye rimwe se ahubwo didasiye uyu muntu muraziranye turaziranye ku buryo ibyo wumvishe byose mbimuzi ibintu byose ari kuvuga uyu mutipe niwe nyine ari kuvuga neza ahubwo wowe muraziranye ubu nta muntu uri kumwitirira mereza telefone yawe nyereko mva ndakwereka se kabiri ninde se kugira ntawe zana ifoto y'uwo muntu nyereke na nimero ye simuberetse we simuberetse oya ahubwo wowe ushaka kumwitira muziranye zana nimero ye didakira umwe bakobwa b'ikigararaje twiyereke reba iyi nimero naza ninsangariwe njyewe uyu mutipe yitwa Jean Louis Dote zana reka dusuke bana mureke ibakura ndi kumara mu mutwe nyereka uyahumura nyereka nimero reka gutongana reka na nyereka nimero zana buretse ibyo turabishwanira nyereka nyine nimero se twabishwanira njye ntabwo napfa nawe sheri wanjye zana 079 zana turebe uretse manze nkuna mutaswadi naye ngwiki akira nyine reka tubihereze umuntu nyaze njye nasiganira nawe sheri wanjye muhereze ntago byari kubagwa amahoro mwihinze abana muwe mubyiga noneho nimero yawe muri telefone y'iyo handitseho sweetheart ariko nanjye handitseho my love didase ndavuze ngo mva mu mutwe uyu nese shiri nese ngiye biranyicira akazi zibe mwese didase nongeye kunkura mu mutwe nese bigenze gute babarira cyane uyu nguyu ni sheri wanjye nganyumvira vrema nese niba ari sheri wawe akabaza kwigirira urumva ntikotoje se ubwo ngubwo sheri ahise namuhamagarara umeze neza wambabara ukansanga muri salo ya yindi nkunda gukoreramo yo mu Gahegeni mbabarira banguka ndagushaka nta kibazo meze neza humura we ngwino sheri wambara ukarakubaza ibintu byinshi ukabanza ukaza mva mu mutwe imbogo y'umugore gusa utazamenya umva oya mureke ntimumva umva mubwira iyi ndaya y'umugore uvuze nginyi utankora udapfusa
ariko madudu injiramo hariya tugende mu hariya ntabwo uri gufite ujya kunyishyurira yose didase oya ihanganira ndagusoje se urashaka kujya ku amahane yawe ndayazi nawe reka kwihangana ngo ni sheri wanjye madudu njye ntabwo nagutangira ngo uze kumbwira ngo zani veni zani tarani icara ngusoze cyangwa se ngabanyaho umunwa sawa noneho yanyake noneho yanyake okay sawa buri butahana ubiga mu byose yavuga ngo umusheri wanjye kuko umusheri wanjye koko mureke umva tasiyo umva ni mureke kwiteza ishyura ibyari papa sava ishyura ntabwo bitatu ba mwaretse ko papa sava papa sava mwaretse undi mu kazi kanjye se akoma dudu papa sava bikoma mu kazi bite bantu ubu se tumusutse dutsiranure hano nambe pochette biwane byose mwaretse kwiteza urumva utagiye kwiteza papa sava wowe wabaye iki papa sava